kera nari idage, natinyaga guhobera abakobwa. Noneho byagera kuri bya bindi by'akabizi uko kwitana, nitoka shitani manu bindinde. Umunsi umwe karabi nabagamo ku ishuri jya gusura iyindi klabu. Tugezeyo dusanga inzu zanjye igezweho. Niyambi mwa, niyambi mwa, niyambi mwa, mwa, mwa. Ndavuga ni akinga karashotse, mba nshatse gusubira inyuma. Abari banzi baba baramfashe bati kavuna umuheto, uyu munsi turakureba. Ndavuga natureka nishyiremo akanyabugabo. Ndagenda wa mukobwa ndamubera, ngiye kumuha akabizu kubera ubwoba nari mfite bwinshi. Aho kugira ngo mvuge ngo mwa, naravuze ngo ibi bintu ntibizakubeho, ibi bintu ntibizakubeho, nukuri ibi bintu ntibizakubeho, ibi bintu ntibizakubeho, nukuri. Mwa, 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 mwa. Mwese murabizi ibintu byo gukoresha WhatsApp byaje ejo bundi, bamwe na bamwe bigenda binaducanga. Sinari nzi ko ushobora kwandikira umuntu ijambo, wajya kuryohereza ugasanga iryo washakaga si ryo wohereje, ugashiduka wohereje amafuti. Mbese ibyo bintu byababayeho, ndababaza byababayeho. Jewe rero sheri wanjye yigeze kumbaza ngo urihe, ngiye kumusubiza nti